nizere ko muri gushima Imana sibaye iki. Nizere yuko umuntu wese uri kuri ino space nta mutima mubi afite. Kambanze mbroke abantu bamwe navuze ko batazongera kugaruka kuri space yanjye, mereye kuri wowe wakibura buryo we. Hanze nkuvane hano. Imana imbabare narabatijwe, nago gutukana njyemerewe. Ndamubroka gutera. Okay. Nizere ko mumeze neza. Ntago twatinze cyane ariko abantu bari kumbwira ngo twatindije space. Ntago twatindije cyane. Nuko negereje kubanza kohereza abantu bamwe link kugira ngo baze. Rero ibintu tujye kuvugira hano kuri space sinzi ukuntu buri muntu hano agira ukuntu afata ibintu bitandukanye, nta kintu kibi kituzanye aha ngaha nk'uko kandi nako njye ntago urabizi ko najya nirwa mbabwira kuko nanjye ibyanjye mubifashe ikintu mubikorera mubyicaraho pe. Ariko kamanze nshimira abantu bose bari aha ngaha twabanye muri campaign yagenze neza kandi uko abantu bose bayigiyemo ndibaza ejo barishimye kubera yuko abo twajyanye muri campaign twari turi kumwe n'umuryango RPF Inkotanyi kandi niyo yatsinze. Umva rero ni ibintu byo kwishimirwa, turanezerewe ko umukandida wacu ariwe ugiye kongera kutuyobora nk'uko twabyifuzaga. Muri bwihangane ndwaye grippe nabasaraye kubera mba navuze koko mba nayavuze. Tuje rero kuganira ku kibazo, nubwo ari ku kiganiro ni ukubivugaho. Nabonye abantu benshi barimo bariha ngo Tera Knowless, ngo Knowless kuki ngo atatumiye Bwiza, ngo Bwiza si grippe ndayigira niwa mana. Ariko Brian nta kuntu batubwira abahanzi bo mu Karumuna baze muri fake account, turabakeneye hano. Bariho hano bose nababonye, hafi ya bose bariho. Bagerageze baze muri fake account, babizi ko bazifite. Turabara nkuko n'ibindi byose muza mukabivugaho. Rero nta biganiro tuje no kugirana n'abantu hano, turabazi ubwo atwara ibintu nyine kirokore. Nje nta biganiro nje kugirana namwe kuko simbazi. Oya njyewe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ntago nemerewe guhutaza. Igira hino mbanze nzigukoze uko zifashe. Nta nicyo nje gusenya nkuko nta nicyo nje kubaka. Oya nuye kuko mana none se zana umwikorera ubwo nanjye reka nzana agasima nuko twubake. Kubera yuko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe hari ibintu byinshi wirengagiza kandi ubwo siyo ntacyo ugiye gusenya, nta nicyo uri bwubaka, uba ugiye gukora iki? Nje gukora ubusa. Oya n'imvange turabimigisinga. Hari abantu rero nabonye hano kuri X barigize abantu b'abayobozi, umuntu ashyira akantu bakishyanutsa bakaza bagatera komenti. Umva nkubwira, igihugu ntago ari icya bamwe gusa, ni igihugu cy'abanyarwanda bose muri rusange. Perezida wacu Paul Kagame ntago ari bamwe, ni uwacu twese. Turamusangiye, tumuhuriyeho. Yego tumuhuriyeho. Rero wenda iyo bamwe bagize amahirwe wenda yo kumubona cyangwa yo kumuvugisha, ujye ushimira Imana kubera yuko n'undi nawe ejo byaba n'undi kuko twese perezida ni uwacu. Kandi ikintu nakunze cyanshimishije nuko mu kiganiro yakoranye n'abanyamakuru yavuze yuko abantu bo kuri social media arabaza, arababona.
arabazi, numvise n'abandi nimba ari hena vuba nimba ari sura vuba ukashaka kuba ukoresha konte nka ziriya zikora ubusa rero kajya ejo uriya twebwe twari mwana twagiye mu ntare, ntabwo mbizi nimba abantu bose bari ahangaha ejo mwari mwagiyeyo. Ejo hari ibirori bidasanzwe, abantu bari banezerewe, intsinzi, perezida wacu 99 na na yego, abandi nyine namwe murabyumva. Hari n'akavido mu kanya nari ndimo ndabona ko kwa Philippe, abantu bari kubabwira ati Philippe ati tuzatora nde, numva ngo Kagame. Urumva Kagame ni ibintu biri mu mitwe y'abanyarwanda, ntabwo ari ibintu wapfa kubakuramo, nta nubwo ari ibintu wapfa kubateramo ibindi bintu ngo babyumve. Ni ikintu nyine kiri mu muntu. urukundo tumukunda nikimeza. Yego, urukundo ruba ruri mu muntu mo imbere, ntabwo ari ibintu umuntu arinda kujya gushakisha cyangwa se guhandwamo. nka rwa rukundo mufite muri iyi mihanda rw'ubucakura, oya dufite urukundo rwa kimeza. nka ba bagore baba barimo baravuga ngo baradushorera. Nabonye ejo bundi Mukanyiko yadututse yatwandagaje, ariko kuri yawe yarasaze by'umwihariko. narahiye yuko njyewe nta muntu n'uyu n'umwe kuri ino mihanda uzigera umvugaho ngo ndeke kutamusubiza igihe cyose ngifite umunwa Imana yampaye. So muri kampeni habereyemo ibintu byinshi, cyo koza abahanzi barihanganye kubera ko hari izuba pe, noneho byagera ku ba DJ bikaba akarusho. Hari ikintu bita izuba riteye ubwoba rimena imbwa agahanga, ariko kubera yuko ibikorwa twari tubyishimiye warihanganaga. Nshimira abantu bose bari bari muri kampeni, cyane cyane abahanzi n'amatimu yagiye yorganiza, nubwo hagiye hagaragaramo ibintu by'ikimenyane cyinshi cyane. Ego icyo kimenyane tuzakigarukaho ni mama ibi byo rwose navuze yuko tuzabikora space, uko nari navuze mana mbabarira amatora abanza arangire. Yewe ego nanjye nuko bagiye kubona bakabona ngo ndimo, ngira ngo harimo abatarabishakaga, ariko ibyo bintu nzabigarukaho kubera yuko nyuma yaho njyewe nanandikiye umuntu message, kuko urumva mu matimu twari turimo byagendaga bihindagurika buri kanya, ugasanga wari uzi ngo uyu munsi ntabwo uri bukore, ugasanga bahise bapanga ngo urakora kandi nta kiri bubikoreho, utari buvuge ngo urajya mu zindi gahunda zawe, kubera yuko babanzaga kubaza ngo ku itariki ni kugeza kuri iyi urahari, ukabyemera ati ndahari cyangwa ntago mara. Bavuze ko badahari ntago bigeze babahatiriza kuza, abavuze ko bahari nibo bahawe ayo mahirwe yo kujya gukora. So twagezemo rero hazamo ibintu by'ibimenyane byinshi cyane, ugasanga umuntu arashaka gushyiramo runaka cyane kubera ko uwo muntu azinanye mudakorana, wanagira ngo mubajije gahunda y'ejo ngibyo ngo nago ngo bireba ngo aba n'aba ngo umva abantu ariko mana ndababaye kuba kampeni irangiye, ndumva wagira ngo bansubije nk'aheze nko mu byaro. Iyo ino kampeni byibuze imara nk'amezi 6 cyangwa se bajye bareba ukuntu niba bazabigenza gute, ariko hari abari kuzarwanamo nguko hari n'abipangaga akazi noneho oya abo bo tuzabagarukaho, nababonye n'ahangaha barimo ndi kubareba. nanjye ndi kubareba abayobozi ndi kubabona abayobozi yiwe ndimo ndabareba tutabacambua. Ego rero ndashimira kwanza, reka mbanze nshimire Knowless, kubera yuko hano tuje kuvuga ku bintu by'abahanzi batuye Karumuna, tutaza kuza gutambikira tukajya mu bindi. Reka mbanze nshimire Knowless wafashe umwanya agahagarara, ariko mbere yo kumushimira ndahamya neza yuko buri muntu wese uranga abantu 870 muri hano, buri muntu wese bamuteretse hariya bakamubwira ngo fata mikoro ugire icyo ubwira perezida, wabona icyo uvuga, ntabwo wabura ijambo uvuga. So rero hari uburyo biba byaciyemo cyangwa se wenda uburyo biba byagenzemo kugira ngo umuhanzi nka Knowless wenda muri Karumuna cyangwa se muri iyo Bugesera ari we ufata umwanya wo kuvuga. Rero turamushimira kuko yavugiye abahanzi muri rusange, arasaba yuko nk'abahanzi batuye Karumuna, mbe bahita mu Karumuna cyangwa ni Karumuna? Ngo ni Karumuna, ntumbaze umukuru wako nshaka kumenya numva ufite ishaza.
mfite intuzenya n'abanzi bo mu Karumuna mana nyagasani. Okay. Yego ndamushimiye yafashe umwanya avugira abahanzi, hanyuma rero niba nibeshya neza kandi aho nibeshya mugomba kunkosora kuko turi kuganira twese, sibyo? Avuga ko azatumira abaturanyi, nyine ni abaturanyi be, bakajya kureba ngo ishyo ry'inka. Njyewe ibintu by'inka ntabwo mbimenyereye, ariko icyo nzi cyo nuko iryo jambo ngo ishyo ubwo nyine ari umukumbi wazo. Wavumera inka yewe Rwema we, Yego. Kibugabuga na Ngeruka yewe Rwema. Yego, hanyuma rero abahanzi rero baratumiwe. Ikintu nkundira perezida wacu, iyo yemeye ikintu agikora vuba vuba pe, Aragikora. byihuse, mbega ari ibintu bijye biva mu nzira, kandi ibyo bintu bijye binaduha n'isomo. Ni ukuri ko Imana cyakoze ino kampeni niba itarigishije abantu bamwe, umenye yuko wasigaye, sibyo? Hari harimo ibintu byinshi byakwigisha umuntu, ikinyabupfura cyinshi gitangaje, guca bugufi kwinshi gutangaje. Urimo urumva kuvuga ijambo, umuntu w'umugabo kuvuga ijambo ukanarisohoza, apana ibintu umuntu azanga akavuga ibintu bikazahera iyo ngiyo bikaba ari amagambo. So turamushimiye Knowless, yavuze ijambo ryiza. Ikindi kandi n'ibyo yasabye perezida yarabyemeye ndetse abishyira mu bikorwa. Ejo rero havutse ikibazo cyo kwibaza, Bwiza yavuze abahanzi ba Karumuna, abahanzi batuye Karumuna, sibyo? Havamo ikibazo, nta muntu hano tugomba kwikoma kuko tugomba no kumenya. Wenda reka nkubwire, hari ukuntu abantu baba bazi ngo wenda ngo muri perezidansi iyo bagutumiye ngo bigenda gutya na gutya, ariko wenda ugasanga nabo bafite amabwirizwa yabo, ugasanga nabo bafite ibyo bagenderaho, cyangwa se wenda iyo batumiye bakavuga ati wenda n'umubare runaka. Ibyo ndi gutekereza ngiye ku giti cyanjye nka Brian, ariko byanga byakunda iyo bavuze ngo abahanzi b'abaturanyi, ni ukuvuga ngo buri muhanzi wese wo muri Karumuna yagombaga kwisanga aho Hariya hantu. hantu. Uko ngewe mbitekereza, namwe Oya, ariko uko ni nako mubitekereza, kandi namwe ntago muniganywe ijambo. Umuntu uzana ubugoryi aha ngaha ndamubroka. Mujye mujya gukora amasipesi yanyu uko mwese muranga. Nta muntu n'umwe udafite Twitter yiwe, nta muntu udafite X yiwe, sibyo? cyane. Nta muntu hano uranga udafite Twitter yiwe, n'uzajya wumva ubangamiwe n'ibyo abandi barimo cyangwa bari kuvuga. Jya ubwera ujye kubwera Ugenda ufungura yawe, ibyawe. ugenda ufungura iyawe, usharinge link yawe hano, ujye uze wicare uceceke utuze usabe ijambo, barigoye cyangwa bari kwima. Ego mana yanjye, hari abantu ndimo ndabona aha ngaha, mana we, nkumva nababwira ariko nkabura umunsi wabo wo kubabwira ntago uragera. Ariko mwabantu buretse tudatandukira turi mu ntabwo ndi Karumuna. butandukira, ariko ndabivugaho ni nk'incamake. Njyewe muri no kampeni kuva ku munsi wa mbere njya mu nama yabereye mu mujyi kugeza ku munsi wa nyuma njya Kicukiro Gahanga, mwabantu mwe, nabonye ibintu, mbona abantu, kandi ibyo bintu ngiye ntago sinjya n'indimi, ntawe ngiwe, ntawe n'ubundi uko umuntu aba yarisa ni hahandi. n'ubundi ibintu bya Brian ni bizaguma ari ibya Brian, nta mugisha wundi, umva uzaguma n'ibyawe nanjye nguma n'ibyanjye. Niyo mpamvu nzaza hano nzabivuga ntitaye ngo urinde cyangwa uriwahe cyangwa uri ibiki, simbyitaye kuko njye hari abantu baba barandakaje mani bakandakaza, nkicecekera nkavuga aha reka ndangize njye ndi kwamamaza umukandida wanjye, reka birangire nsubire muri reality kinyarwanda cyinshi cyane. So abahanzi batuye Karumuna, ikintu cya mbere cyo nababwira nuko mu bantu batuye Karumuna ejo hari abatari bari ku liste y'itora batoreye ku mugereka, kandi abizi neza ko muranga murabizi, ntago mbabeshyera. Harimo abatoye ku mugereka, mutari muri kuri liste y'itora. Ibyo birabaye. Njyewe narabyutse mbona abahanzi, mana njye birabintu noneho ndabikunda, mana yanjye, kuba nka Knowless yasaba perezida ati turi abaturanyi bawe, uzadutumire tuze dutarame turebe inka. Mumbabaringa ibintu ikinyarwanda cy'ibintu bijyanye n'inka ntacyo mbiziho cyane. Ubwo nimvuga kureba inka nyine ubwo murabyumva nko kureba inka. Abandi ubwo bafite ubundi binyarwanda byanyu muvuga mu binyarwanda byanyu, njye ntabyo nzi, ndavuga nyine nk'umuraro uko mbitekereza nuko mbyumva nabivuga. So ahubwo ati bagende ngo gutaramira inka, hanyuma rero abahanzi bajyayo. Ejo havuka ikibazo
muranyangana ndwaye grippe. Hanyuma ejo havuka ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko Bwiza atuye mu Karumuna, kuki we atigeze ajya yisanga mu bahanzi bagiye kwa perezida. Mwibuke yuko abantu bose bagiye kwa perezida kureba inka za perezida wacu bagabiwe, baragabiwe. Ejo barabagabiye, hirya y'ejo, niba ari ejo bundi, niba ari hirya y'ejo simbizi, umusibejo umusibo w'ejo barabagabiye, nta muntu batagabiye. none hari umuntu ejo wari kuntera story ngo ise kugira ngo perezida ngo abagabire ngo inka kuriya, ngo uba usanga ngo inka ya perezida ngo ihagaze nka miliyoni 15. Abantu baba bifitiye ibibazo by'amafaranga bahita babishyira mu kubera ibibazo mufungo. by'amafaranga byo barareba Uri kuma n'umuntu nyine, urumva bakayimusoma. abantu baba bagomba kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko mwabantu mwereka mbabwize ukuri, nk'uko buri kintu cyose kije ahangaha muza tukakiganiraho tukakivugaho, uri kumva, tukareba ibyo ari byo. Njyewe nagize ikibazo, ariko ejo ngira n'amahirwe tujya mu ntare najyanye na Bwiza mu modoka na Claude n'undi mutipe twari tuvuye kuri RBA mu kiganiro, ngo ukoresha social media niwe twajyanye. witwa Hanyuma ngo iki? ntago nibuka izina ryiwe, wa muntu biba byagoranye, urumva. Hanyuma ndambaza Bwiza, ndamwibariza, ndamubaza, hama ko nabonye abantu bari kwandika ngo we ngo ntago wagiye kureba abandi uko babagabiye, wowe kutagiye. Aravuga ati njye nari ndyamye, papa we wa Bwiza araza arambwira ati ko abandi bahanzi ba Karumuna bagiye, wowe kutagiye. Ati nanjye kuriya kuntu mwabibonye niko nabikoze iki, ati niko nabibonye. Ati twanahuriye no kuri site y'itora, ati njya no kubasuhuza nyine. Hari ukuntu nyine umuntu agusuhuzanya isoni nyine, ariko akagusuhuza tu. Hanyuma ndangije, ariko uri gusoma ibiki? ni ibintu narindi gusoma ariko nawe bari kunyandikira. Mbabarira bubiretse. Hanyuma buretse se, ejo tubona abantu ngo bikomye ngo Knowless ngo kubera iki, ngo se ngo yajyanye ngo abahanzi bo muri Kina Music. Ariko kwanza tubanze turebe, Knowless yasabiye abahanzi bose cyangwa yarisabiye? Knowless asaba, njyewe uko nabibonye, uko nabyumvishe, ameze yarisabiye. Kandi reka mbabwize ukuri mw'abantu mwese hano, buri wese bamuhaye ubushobozi bwo kugera kuri perezida bakamubwira ngo vuga. Ndabizi neza ko utaba uri gusabira rubanda, waba uri gusaba ku giti cyawe, sibyo? Waba uri gusaba ku giti cyawe wenyine uwumwe. Ahubwo wenda nuko nk'abahanzi nk'uko bavuze ngo abaturanyi, hagombaga kugenda nyine ubwo ngubwo abaturanyi ubwo batuye nyine muri Karumuna, ubwo ndavuga abahanzi bose baba muri Karumuna se, muri Karumuna nyine. Ariko mana, abantu bari none se nimba ari kunyandikira abahanzi baba mu Karumuna, kubera iki Bwiza atagiye? reka rero mbabwire, njyewe rero nufatanya gusoma, umva rero muroko, ntago ndampa amahoro kuba uri gusoma ibyo usoma ukagaruka ugaceceka. ntago nibongere kunyandikira, nta muntu n'umwe nongera gusoma ibintu bye, n'abantu bari kunyandikira, ntago nongera kubisoma ibintu byabo barimo baranyandikira. Umva mbabwire, njyewe twese dufite ikibazo cyo kwibaza Bwiza. First of all, Bwiza ni umuhanzikazi mwiza. Uyu mwana muri no campaign yakoze tuwa zitakozwe n'undi muhanzi uwari urimo wese. Ubwo ndi kuvuga, ariko Brice we bari kumwe, koko nibo bari bafite indirimbo ya Ogera. Kandi iyo ndirimbo urumva ukuntu badutwaye kujya kwamamaza, twari dufitemo amatimu abiri. Twari dufitemo team A na team B. Izo timu uko ari ebyiri, Bwiza na Melody bazisangagamo. Hari n'ahantu twajyaga kuri site imwe bakaririmba bagahita bihuta, kuko na perezida nawe niba yabaje kuri site ya mbere yagombaga no kujya kuri site ya kabiri, nabo bahitaga bihuta bakabatwara kugira ngo bajye kuririmba. Baravuga ngo rero Bwiza yarakoze cyane pe. Hariya hantu hari abahanzi bigaragaje nka Bwiza na Brice, kuko bari bafite n'indirimbo iguma yisubiramo Ogera.
undi muntu wari ufite stage nziza iryoshye ni umuntu witwa King James. Ubwo abandi muriyizi ukuntu mwagiye muperforminga namwe murabizi, ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu twagarukaho birenze. Gusa abo bantu nibo bari bafite umufana wa Danger, hari abahanzi bagiye kuririmba arangazajya nibaza ariko se aba bahanzi abantu barabazi cyangwa ntabwo babazi. Ariko umuntu witwa King James n'umuntu witwa Bwiza na Brice nibo bantu ba mbere kabisa bakoze akazi katoroshye, cyane cyane Bwiza na Brice nibo bantu bakoze akazi katoroshye cyane kuko bazengurutse amasite yose uko mbyibaza. Ari n'igihe Bwiza yaje nyuma ubona yatagangaye yananiwe ubona byamurenze, icyo gihe ngira ngo yaraje Kayonza avuye Nyagatare, ndabyibaza ndumva naramubonye kuko nyine nakoreye Kayonza abandi bakoreye Nyagatare, ndumva yaravuye Nyagatare akaza Kayonza kuko Kayonza perezida yahaje bwa kabiri. So njyewe ndibaza nuza Bwiza ni umuhanzi mutoya kuri Knowless mu by'ukuri yakoze neza kuvugira abahanzi, yakoze neza pe, yakoze neza guhagarara hari ahantu akabavugira, ariko njye nibaza ko byari kuba byiza. Njye Knowless ndamukunda mw'abantu mwe, ndamufana na Clement ndamukunda, mbona ari abantu nyine bitonda, nubwo ejo niriwe mbona amakuru yabo y'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ntekereza. Okay, noneho njye nibaza ko byari kuba byiza, byari kuryoha nk'umuhanzi kazi nka Knowless umaze imyaka n'imyaniko muri ino industry afashe ukuboko akajyana n'ubundi ibyo bari kugabira Bwiza ntibakugabira umva Brian, umva ukuntu bimeze, sibyo? Nta byo gufata ukuboko Bwiza kubera yuko nta nubwo yamubyaye nta nubwo amushinzwe, kuko abahanzi ba hano mu Rwanda nimba mutanabizi mwa Abanyarwanda mwe, nubwo mubona bahurira ku ma stage no mu tuzi tugiye dutandukanye, nta rukundo bagirana kubera yuko bamwe baba bareba nayingwe, turumvikana kuko bose sinzi ukuntu banabaye. Ikibazo kiri hano ngiki, hari abahanzi batuye mu Karumuna, ijambo ryatanzwe hasabye yuko abahanzi bahatuye nk'uko bagiye bahimuka urusorongo bazamusura, turi kumvikana cyangwa se bakanahura nk'abaturanyi. Noneho rero hari amaposte agiye atandukanye. Ubwo rero sinzi impamvu uri kuva mu Karumuna ukajya muri kampeni je suis désolé murokore, kuko njyewe sindakizwa sindanabatizwa. Ikibazo giteye gityo kugira ngo abantu, kuko bamwe bari kwandika ikindi attention, niyabye abantu bongera kunyandikira muri inbox yanjye, stop, no, nta gahunda afitanye namwe, mwandikire Brian ni ushoboye kwisoma. Jihad, ibi bintu buretse gato, ibi bintu ugomba kubigendamo gahoro kuko Knowless mu ijambo rye ntabwo yasabiye abahanzi, yasabiye nk'umuryango utuye Karumuna ko wazajya gutaramira umusaza, tubyubahanemo. Hanyuma rero ikintu kituzanya jewe kimpagaritse hano, sinzi nimba ibyo byose waranabyumvise. Buretse gato uri kumva nkubwire, hari amatwitter hari n'amaposte agiye atandukanye baravuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna. Nibyo nyine nari ngiye kubwira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye. Knowless yasabye nk'umuntu uturanye na perezida, nk'umuryango wazabasura nyine bakamusura, yabemera bakazamusura, ariko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna. Kandi koko hari harimo Platini niho atuye, hari harimo umuryango wa Knowless gusa, ariko nabonyemo nka Neringabo ntago atuye Karumuna. Of course abantu benshi bari kwibaza kubera iki bavuze ko hatumwe abahanzi bo mu Karumuna, ahubwo byibura ariko nanone Knowless nimba yarasamye nk'umuryango we ugomba kujya gusura perezida agatwara abantu bari muri label yabo ya Kina Music, nabyo birumvikana. Ibyo rero twebwe byadukonfuzinze nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, wenda bamwe bo banze kuvuga, ndabizi bamwe banze kuvuga, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe mwabibonye handitse ngo gusa mwanditse ngo abahanzi batuye Karumuna, ikibazo gihita kiba kubera iki Bwiza mutabonye, kandi Bwiza wahamaze igihe. Bwiza nubwo yatoreye kuri liste y'umugereka, yatoye nk'umuturage wari warubaruje hariya, abandi hafi ya mwese mwebwe mwagiye kujya kwa perezida harimo abatoreye ku mugereka cyane. Ikibazo nyine gihari ni icyo ngicyo, hari kwibazwa
nimba hapostinzwe bakavuga ngo abahanzi batuye mu Karumuna, hakaba hagiye abo muri Kina Music, ese hatumiwe Rebo cyangwa ariko hatumiwe abahanzi buretse gato bari kwandika bakavuga ngo bahuye n'abahanzi bo muri Kina Music apana mu Karumuna. buretse gato nkwibariza narabyibagirwa, ntuza ntago namubonye yaragiye yora Tom Close, ariko umuntu ufite iyo foto nayime. Yego, none se Tom Close ari muri Kina Music? Esuri abamo erega ngiye mujye mu, none se kubaza bitera kumenya abamo okay. Ni ukuvuga ngo rero ahantu bicangiye naha abahanzi batuye mu Karumuna twabuzemo Bwiza, ariko bivuga ngo ni abahanzi babarizwa muri Kina Music, ibyo byari kuba byumvikana rwose. Ariko hari abantu nagiye mbona kuri Twitter bashyanuka ngo ariko ngo ngiye ngo muvuga ubusa ngo mwebwe ngo muzi gutumira ngo mbonye yuko koko ngo batarabatumira ngo ibukuru ngo muzi ngo protocole yo muri presidence, niko yewe we baragutumira ako ni kandese nimba gaturamye hano. Ngewe navuze ko kuva nabatizwa nta muntu nzogera pasiteri yarambujije. Umva rero ngewe iyi protocole y'ikirokore, ubwo kuva ngo umuntu yagiye kwandika gutyo uboninde mu mention hano mbanze mwiborokere, kuko nta nubwo abagomba oya. Ariko reka mbabwire, reka wavuze buretse gatoya, ejo hari umuntu wambwiye atari ko burako ko Knowless yibagiwe stage yajyanagamo na Bushari, ati niyamufata nawe nk'uko yahamagaye na Neri Ngabo nawe akamujyana bakajya kumwigabirira bakamwikurikira. Tuye mu Karumuna we Neri Ngabo se warahatuye? Neri Ngabo se warahatuye? Yego nyine nicyo kibazo turiho. Neri Ngabo atuye kwirebe. Reka mbabwize ukuri, ikintu nadibonye natekereje se bwaba ari ubwoba. Cyokora umva, reka tuvugisha ukuri, nge Knowless pe ndamukunda ku ruhande rwa Brian, ariko Knowless yo hatazaho kano kantu ka campaign nta muntu wari ukimwibuka. Ni ukuri kw'Imana nta muntu wari ukimutekerezaho, nta muntu wari ukimwibuka, nta nakora n'imiziki, wenda ngira ngo ari kwirerera ababebe abana baracyari batoya. Ariko bro, ni ukuvuga ngo iyi campaign hari abantu yaziye ibaha amahirwe, kandi ni na byiza rwose. Ino campaign yitabaho ntago twari kumenya wagwani, ntago twari kumenya ngo Knowless biki, twari kuguma tuzi nyine ngo Knowless kahari ari around, ariko Knowless nta kintu ari gukora, nta kintu arimo arakora. So Bwiza rero, Bwiza ni umwana vraiment, sibyo? Nta nubwo ari kuvuga wenda ngo nukumufata akaboko ngo bamutsindagize, kuko Bwiza aho yigejeje arahigejeje, yaritsindagije. Ariko se Brian, ndashaka kumenya Bwiza kuba ari umwana ninde bireba? Ntawe bireba pe, nawe bireba pe. Ariko na Knowless nawe wari ufite mu nshingano guhamagara. Ngewe mfite amakuru yuko yahamagaye Neri Ngabo, umuntu yahamagaye Neri Ngabo, umuntu bari kumwe, ceceka. Ejo nawe bimbwiye ati ngewe yahamagaye Neri Ngabo, twari turi kumwe, bari muri studio, aramuhamagara aramubwira ati tuzajyana. Ni ukuvuga ngo Knowless yari afite ubushobozi, niwe wari ushinzwe guhamagara abahanzi. Ceceka we, winshyushye ubwo. Wowe rero uri kuzanamo uburokore ukanzanira Bushari, nawe rero umva ndarusa ngaho ubaye siki. Yewe mu izina rya Yesu, faya uwo mudayimoni akuvemo, ahunge, tuganire dutuje. buretse gatoya umva mbabwire, Bwiza kuba ari umwana ntawe bireba, nta wamubyaye, nta n'uwari umufitiye impuhwe. Ariko hari ukuntu tubona umuntu umazemo imyaka n'imyaniko muri ino industry ameze none se ubureka nkubwire, byari kuba byiza cyane iyo Knowless avugira n'abahanzi bose batandukanye, cyangwa se abo babanye muri campaign. Impamvu nyina nimvuze Bushari bro, Knowless na Bushari nibo bakundaga kujyana kuri stage. Buretse gatoya, ntabwo ari abahanzi bagiye muri campaign. Itonde ndi kuvuga uko mbyumva. Hari abo mu Karumuna poste hariya, dufite poste hano turamaze. None se ko banditse ngo abahanzi batuye Karumuna, Neri Ngabo batuye Karumuna, Bushari atuye mu Karumuna.
nuko rero nkuko na Neri Ngabo ntahatuye na Bushari ntahatuye ndi kuvuga rero nk'umuntu utahatuye kandi nawe bakagombye kuba barahamagaye uri kumva ariko ko mba numva mushaka gufata perezida mukamugira uwanyu mwenyine mwana shumi inka ye ihagaze miliyoni 15. Urumva ikibazo nta nubwo kikiri uko abantu bagiye kugabirwa abantu barimo barabibara mu mufungo ariko amafaranga azaduteranya urimo urumva reka mbabwize ukuri Bwiza nk'uko atuye Karumuna ni umuturage uhamaze imyaka n'imyaniko rwose pe Butera yari kuba nawe yaramuhamagaye nk'uko yari abifite mu nshingano zo guhamagara abandi bantu uri kumva nawe akamuhamagara nawe akamuhamagara akamujyana mu bandi kuba rero ataramuhamagaye kuko ntabwo Bwiza yari kurota igihe bari bugendere ntiyari kurota kuko ni Knowless wabisabye urumva iyo usabye ikintu ni nawe protokoli icaho ni wowe protokoli inyuraho uri kumva ni wowe protokoli inyuraho nimba ni wowe ushinzwe guhamagara nk'uko wahamagaye ba runaka ariko mbabare mwongere musunikire iyo foto nayibuze pe ndimo ndavuga ifoto ntari kuyire okay ifoto ngiyi nyiguyeho uri kumva nguyu Neri Ngabo nguyu Tom Close n'umudamu we mwiza cyane Medisa ariko none mbonye Medisa ari muri Kina Music hari na murumuna hari n'uvukana na Clem uriho uriya we sinshaka kumuvugaho nawe nshaka ntabwo ari bujye mu bintu byanjye ibyo byo nabirahiye biraza kugorana umva nkubwire aba bantu bose bagiyeyo ni ukuvuga ngo nta nubwo ari reka wenda tuvuge ngo wenda nk'uko nari natangiye mbivuga ngo Butera yasabye nk'umuryango we aravuga ati wenda nk'umuryango wanjye tuzaza gusura perezida wacu kuko turi abaturanyi be sibyo aba bantu bose bari muri iriya foto ntabwo ari abanyamuryango be bose wenda ngo tuvuge ngo byagendeye ku muryango oya kandi mu kwandika post banditse ngo abahanzi batuye mu Karumuna ariko bro nimubifate nkaho wagira ngo nta matiku tuje gushoza turi kugana kandi nukuri nkuko ikiza muri make buretse gato nta n'amatiku turi gushoza ibyiza biza mukabivuga nibibi niyo bije nabyo mujye mubivuga kubera iki Bwiza we wenda abantu baturusha hariho abantu nabonye binyoza hano ngo bazikuru ngo protokole ngo ntago muzikuru ngo protokole igendwa Kemini uzudusobanurire wenda we wabiturusha niwe wabivuze oya masikini mana naba ngiye kumubeshyera ariko yarariho mu bantu bari kubishyushya nashyuhire hirya oya hari igihe mani bano baniga baba bashona mani rega Jihad reka nkubwize ukuri ntukabure twe twirirwa ku muhanda ubone ngo twatumiwe mu biryogo tujye kwirira umuceri ugire ngo aba bapeti ntago bazi ukuntu muri presidence batumira mani jya wemera ko hari ikintu umuntu akurusha nimba abangaba bazi uburyo protokole yo kwa perezida igenda se bakabaza uburyo iyo bagutumiye ngo utatumira undi ukuntu utahamagara mani mujye muzarata muturabure mutubwire ati bigenda gutya na gutya urimo urumva njyewe umuntu wa danje wanumiye ariko reka numva umuntu wa danje wantumiye umuntu wa danje wanumiye ninde mana nugera kuri kese yo mu Karumuna ndaza kuko ndumva utangiye woya Jihad ndi kugira ngo nkumvishe abantu hano b'intyoza bamenyereye ibintu byo muri presidence ukuntu bamenyereye nyine protokole yo muri presidence ukuntu igenda none se nta kuntu wamfasha izo ntyoza ukaba uziteretse ku ruhande niyo winjira mu kibazo cyo mu Karumuna abantu batangiye kuza gutanga ibitekerezo ngiye mu mpamagare kuko ndumva meze nk'umuntu watakaye ndi mu ntyoza ndi muri protokole turi murashwana n'abantu nta muntu hano jewe se hari umuntu ndi guswana nawe hari umuntu ndi guswana nawe hano turimo turaganira kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana none se twaje mu biganiro mpaka nta nubwo ariko twaje ahangaha gushwana no kugira abo turaburiza no kutaraburizanya
none se hari umuntu turi kuraburiza none washyizeho hano hejuru ngo abahanzi batuye mu Karumuna unzaniye protokole muri presidence unzaniye intyoza ndimo ndakubwira Jihad, niba utagiye niba utigeze uyu munsi ujya kuri Twitter ngo urebe ukuntu byatangiye ari Godfather uri gupostinga, mbabara ubyihoreye ucecekere, cyangwa usubire inyuma ugende urebe kuri tweet ya Godfather urebe ibyo bamusubije, sibyo? reka njye kureba. Genda ubanze urebe, genda ubanze urebe. Urimo urumva nimba umuntu yarapostinze abandi bazamubwira ngo wowe ngo banza ngo uko utaratumirwa, ngo wowe ngo ntago ubizi ngo ibyo gutumirwa ngo muri ngo bazanamo ibintu bya protokole nyinshi cyane. Urimo urumva bazanamo ibintu bya protokole nyinshi cyane, ariko twagombaga kwibaza ese kubera iki nk'undi mwana nk'undi muhanzi nk'umuhanzikazi nawe utuye mu Karumuna we tutamubonyemo? Kubera iki watarimo? Wenda ahubwo wenda baza bagashyiraho umucyo bakavuga ati rero mw'abantu mwe, urabona natwe kuba twarasabye yuko tugomba kujya gusura cyangwa gutaramana n'umusaza mu nka ziwe, ntabwo nzi ukuntu mu nka ziwe bahita gute, mukumbi we, ntabwo mbizi ukuntu babivuga. Uri kumva twari dufite umubare ntarengwa, ariko muri uwo mubare ntarengwa nanjye nkongera nkibaza ni se ko harimo abantu batari muri Kina Music, ko harimo abantu badatuye muri Karumuna, mwagendeye kuki mujyana bamwe abandi mukabareka? Ese kuki mutabishyize ku mucyo ngo muze mufate abahanzi bose batuye mu Karumuna, sibyo, nabo mubajyana? Ngo bahita ngo mu rwuri bagende gutaramana. Narabibonye abandi banera ingabo bari kumuririmbira, na Knowless yari arimo aramuririmbira, na Tom Close yari arimo aramuririmbira. Ese na Bwiza nawe n'ubundi ibyo bari kumugabira ntago bongeye ngo baze ngo babagabe. Godfather ushaka kuvuga iki? Uburetse kwamamaza nubwo nasuhuza oya koko skorakaye. Anyway, Yesu ashimwe Brian, ahimbazwe, haleluya. So mugabanye isukari. So nkuko mbabarire kandi nakwandikiye avuga ati nyemerera namamaze, so nuko nzamura okay. Reka mbigusaba unyemerere n'umunota umwe nkuko muri kura kuri dashboard. Thank you so much for this space. Oya Godfather, manza wumva ariko kubyo turi kuvugaho ubone kwamamaza. no se simbivuga wakwihanganye. Kubera iki se wabanza ugacishaho ibintu byawe mbere yuko uca ku byacu? Asibure wabaye gute wakwihanganye? Ubanza uvuge kubyo turi kuvugaho. Ndabivuga sheri. Urumva ubaye iki? Cyangwa nawe bakwishyuye. Okay, urabizi urananzi neza cyane. So nkuko muri kuri hano hejuru harabura iminota 7 kugira ngo gerageza unyumve sheri, ndabivuga no se ngiye kubizi ngiyewe hari wonjya kwa nyina. So aho hejuru nkuko muri kubireba hari space. This space is a national identity as our foundation of our democracy. Ni space tuza kuba turimo mu kanya turi kumwe n'abatumirwa bakurikira, aho tuza kuba turi kumwe na Honorable Julienne Uwacu, tuba turi kumwe na Dr Eric Ndushabandi, ndetse na n'umwe mu basore muri Asia ya Canada, Moses Gashirabake wo muri Canada. So mu by'ukuri iyi space nakasamutwe nimuze kubura babyeyi cyangwa aba bayobozi baraza kutuganiriza, especially nk'ubyukuru abanyarwanda baraza kutuganiriza cyane kuri identity. Tekereza ko buri wese araza kugira amatsiko y'iki kiganiro. Ni mukanya saa 8. Brian, iki kintu uri kuvuga namaze kuvuga, urakoze cyane, namaze kwamamaza iki nifuza. Babyumve, ni mukanya space iraburi minota 6 ubundi ngahita abatumirwa bahagera bakagira byinshi batuganiriza kuri iki kintu cya identity, especially diaspora muze kuba murimo, ariko n'abari mu gihugu ntimuze kubura, twumve icyo aba bayobozi bavuga cyangwa baza kutubwira n'icyo babwira urubyiruko. So tukira aho ngaho rero, ntabwo ndivuge byinshi cyane kuri iki kintu buriya, kandi nabigusobanuriye. Ntabwo ndivuge cyane kuri iki kintu, iyi space kuko imaze igihe kirekire abayobozi tubategereje. Umwe n'umushakashatsi, undi ni umuyobozi. Uyu mubyeyi muzi urugendo rwe. Uyu mwana cyangwa uyu musore wo muri Canada ni umusore wanyuze mu rugendo rukabije, ni umwe mu bantu basabayenze anyuze za tingitingi. So araza afite byinshi, afite kubohora urubyiruko, ni byinshi cyane. Muraza kumva ubuhamya bw'uyu mugabo, ntimuze kubura. Kangaruke kuri iki kintu waruvuze rero cy'ibi bintu cy'iyisaga. Ntabwo uyu munsi mfite byinshi ndi buze kubivugaho, nabigusobanuriye.
ejo dufite space, ejo hari space yo kuvuga ukuri kw'ibi bintu nimva n'imvano abantu bagasobanukirwa ikintu kiriho. Abantu kuvuga kuri ibi bintu abantu bashobora kubyumva nabi cyangwa n'abatabisobanukiwe ntibabyumve, ariko j'espère ntabwo ibyo uri gukora cyangwa ibyo uri kuvuga aha ngaha ntabwo uri umwanzi wa Knowless, nta n'umuntu ufite icyo apfa na Knowless, nta n'umwanga, urimo kumva, nta n'ugusha ibyo abantu bumva ngo ni itiku. Okay, nta kibazo, buri muntu aragenda akabishyira mu uko akabifata uko abishaka, nubyita itiku ubyita itiku, ntabwo ari itiku. So ibyinshi ntekereza ko ibintu biza kugira ngo tubive usobanurira abantu Brian ntihazimo burakari bimeze uku nuku 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 kugira ngo umuntu abivuge impamvu niyi 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 niyi, sibyo? Ni ikintu kiri sensitive, ni ukuvuga ngo ahanga niho kugenda impande y'uruzi kugira ngo utanyerera ugatama ikirenge ukarohama, umva nkubwire kuko Godfa, ntabwo umva ari ibintu nkubwire byoroshye. So igihe ibindi twagendeye ntekereza ko tuzabivugaho ejo. imbere y'amazi tukagwamo ni igihe kinini, sibyo? Ukuri kugomba So kuvugwa nuko utari ukuri ni kuvugwa. eh, ngewe nkuko nari mbigusabye unyemerere ngewe nkuko nari nabyanditse tweet iri hariya nabwiye Nta abantu ko kibazo, ejo kuwa gatatu genda nibwo kuri iyo tuzavugaho space yawe, genda ibirambuye. ujye gukora space, jya gukora space Ndayikora y'ibyo gute se bya abantu bose national babazanye hano? identity. Ndayikora njyenyine se abantu babazanye hano gira abantu bampa ahubwo. None se None ndabikora se gute? ubaye iki? None ko natwe tugomba Eh, kuvuga, turivuga ku bahanzi batuye Karumuna, nawe ufite ibya national identity, ushaka bigende gute? Ibi ntibikureba, ntabwo uri umunyarwandakazi. Ntago ndi umunyarwandakazi. Nguki madam nako madamaze Buriya Madamu iyi space ugomba kuzamuka ukaba uyirimo, kuko iyi space muvandimwe, mama iyi horo ntabyo space nshaka, mbabarira, buretse gato ndangiza ibyanjye, ntago navanga ntabivuze, buretse gato. ariko uze kugira ngo ese dusanga Woya turanganya abantu banyorera. kuza Urakoze ndaza, cyane. ariko umva nkubwire Ne- mani, Yego. ibintu umuntu aba yatangije nyine ibintu byoroshye ari ibintu bisanzwe, ariko reka Mm. mbabwize ukuri aho bigeze, reka tujye tuvugisha ukuri, ubwo nyine uwanga umuntu amwange, n'umukunda mukunde, nta bindi. So ngayo nguko Bria unyemerere, ariko ku ruhande Turaje humura, turaje. murakoze cyane, murakoze cyane. Yego. Okay. Wigendeye. No brain, mbabarira ubanza uze. Hari ibintu nshaka kubabwira by'ibi bintu bya Karumuna, byo kugira ngo bamwe bisange. Jiha, mbabarira uzamuke. Byo kugira ngo bamwe bisange hariya. Nabonyemo abantu barimo barashyiramo comment ngo harimo ngo kuki ngo batumiye ngo bakazanamo ngo mukuru ngo wa Clement. Nanjye mfite murumuna wanjye tubana mu rugo, nkabona tugiye gusura perezida, ntabwo namusiga namujyana. Ibyo byose ikibazo nimukomeze no kubitindaho. Ikibazo nuko Bwiza atari hariya. No brain, mbabarira utubwire, wenda wabona nawe ibyo bya protocol ubiziho gatoya. Reka nze nza n'umuntu aza abihe story. Mbabarira ngirira. No brain, unmute your mic man. Buriya salamu. Salama. Ubuse ngiye kuvuga ngo mbega kampeni we nzaba ndeba. Oya, ino campaign yo sinshaka kuyigarukaho nonaha, ndashaka kuzayivugaho pe, kuko harimo abantu bagezemo bahita bigira abayobozi, bahita bafata imyanya, umuntu akaza akagukanga akakwereka nkaho wagira ngo niwe wari uri kuvuga, wagira ngo afite amabwiriza ya perezida niwe wamubwiye ngo bigenze gutya na gutya na gutya na gutya, kandi nawe afite indi protocol. Mana yanjye Hari ahantu nagiye hagiye kuba inama, mbona abahanzi batumiwe agahinda karanyica. Ngaha abasohoreyemo indirimbo hagati muri kampeni nabo ukahita umubona ageze kuri stage. Oya, hagomba gukora, erega nta hantu hataba ikimenyane, Shamba nta hantu nkubwire na hamwe. ntago byari fair biriya bintu kabisa. Ntabwo ibintu byose byaba byiza ngo bibe byiza ijana ku rindi. None no brain, mbabarira, uri umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, uhora hano, ejo twiriwe mu matiku y'uko Bwiza tutamubonye yajyanye n'abandi bahanzi kwa perezida kujya kugabirwa no kujya gutaramira ngo mu murwuri, niba ari mu murwuri, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Ikibazo kuki Bwiza we batamujyanye mbere? Byabanje kwitwa ko wenda ari umuryango, ariko abarimo hara ntago bose bari ab'umuryango wo kwa Butera Knowless.
ikindi harimo abahanzi hari abadutuye Karumuna kuki Bwiza atisanze mu bahanzi ba Karumuna bajya gutaramira mu rwuri nawe ngo bamugabire nk'uko bagabiye abandi ese ni ishyari ni ubwoba ni iki kandi noneho Bwiza ariwe muhanzikazi wakoze cyane muri ino kampeni ni ukubera iki koko nawe mukoresha imbuga nkoranyambaga mujye muza muvugisha ukuri hano pe umva uzi ko ejo kubera ko amafoto yasohotse nijoro yasohotse ku munsi apana ejo ubwo ku munsi wabanje nijoro nibwo amafoto yagiye hanze tubona amafoto tubona Clement tubona Knowless ariko urebye abantu na bagiye Meddy Saleh bavuge bose na Meddy Saleh harimo Neri Ngabo harimo umujama witwa Eric ni umugitariste ariko ni n'umuhanzi ngaho nyumvire harimo ngo n'uriya mucuruzi wa keji uriya se acururiza hewe ntabwo mbizi numvisha abantu bamuvuga ngo baramuzi ngo acuruza keji mu mujyi ibyo nabibonanye Dekati sinzi ahantu yabikuye ariko ngo acuruza keji ngo ni muri umunara boss nuko boss ninde ngo boss Clement ngo boss niba bavukana sinzi nuko jewe rero mbona ari amafoto byarantunguye first of all kuko nta muntu n'umwe we expectinga ko umusaza ava muri campaign akatatumira Knowless nukuri sibana ntibyatunguye mwese mwaratunguwe oya twese twaratunguwe pe nta muntu wari uzi ko biri bwihute gutya twumvaga biriya bintu bizaba perezida yararahiye twumvaga ari ibintu bya kera nta muntu watekereza ngo tubona amafoto amafoto rero ngiye nabonye nyabona nta reaction nimwe nigize nyavugaho kubera ko naravuze ati ibyo ari byo byose navuze amafoto yanasohotse ari nijoro abantu bahise bayabona ku social media bayabonye ku isaha nibura uwa mbere nka mu saa 3 saa 4 gutyo z'ijoro nibwo amafoto yatangiye gusohoka nuko ariko ibyo nge sinanabitindaho ariko ikintu rero Brian mbakubwira ikintu abantu mufite ikibazo cya invitation ya Knowless biraza gusaba ko mugenda ngewe uyu munsi nongeye mfata umwanya muragenda mushake speech ya Knowless muhite mureba nuko his excellence yamusubije harimo birasaba ko ibyo bintu umuntu abyumva atari ukuza hano gusa ukanariza kuko ni wanariza ushobora kuza gukomeretsa bamwe oya hano ntakanariza kurimo twe turi kugendera ku byanditswe handitswe yuko ngo perezida yakiriye abahanzi batuye Karumuna ntabwo iyo nkuru wayibonye none se Brian turagendera ku byanditswe cyangwa turagendera ku ikiganiro Knowless yagize atanga ubuhamya nk'umuturage utuye Karumuna Bugesera oya nanjye ariko navuze ni Knowless asaba yasabye nk'umuryango yasabiye umuryango nk'umuturanyi yego kuko Knowless nk'umuturage wagiye gutura hari ahantu ukuntu yavuze nge byasabye ko nongera ibyo bintu nkajya kubireba navuze ni kuko hari abantu urumva barankonfusinze nanjye ndavuga se Knowless yasabiye abahanzi batuye Bugesera cyangwa yasabiye abaturage yasabiye umuryango we none se wowe ugereranije yasabiye nde Knowless reka nanjye nkwibarize yasabiye nde ukuntu nabyumvishe nge nkurikije speech yavuze kuko nayiyumviye yego Knowless yaravuze ati atariko nyakubahwa chairman nk'abaturage batuye Bugesera twagira ngo tubisabire nibikunda mukabona umwanya ibi byose birangiye dukeneye kwinegura muzadutumire dutarame nk'abaturage ntabwo yavuze Bugesera mugende ntago ndi kubeshya yego nibyo biriya bintu byabereye mu ruhame ntago biriya bintu ari ibintu byabaye abantu bihishe ibi bintu turi kuvuga hano ni ibintu byabaye abanyarwanda bose bareba Bugesera ari 200,300 biriho kuri za YouTube birasaba ko abantu bagenda bakajya bakabireba yego nuko nguko Knowless yasabye ntiyigiza amenshi ntibabihuze n'ubuhamya yari amaze gutanga ukuntu yabayeho ubuzima bushari yanyuzemo ariko ajya gusaba ntiyigiza amenshi ninga ngo abahanzi yasabye nk'abaturage batuye Bugesera
bahora babona kwa his excellence baturanye nawe yasabye yuko yazabatumira bagatarama Mm. ntiyavuze specific number y'abantu bagomba kugenda ntago yamentioninze ngo uyu n'uyu 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 ariko mu by'ukuri urebye ko buriya reka tuvugishe ukuri buri muntu wese agira umunsi we ahangaha kuri Twitter ajonda abantu nabonye hari abana bigiriye amahirwe hano bitwa babyuka vuba abitwa ba Harerimana Tito bagira gutya baragenda perezida agiye gukorana ikiganiro n'aba social media influencer n'aba content creators barahura noneho bahuye amafoto agiye hanze n'ikiganiro nkajya kubona umuntu aratangiye ngo ko Nobrena ngo atagiyeyo mani mwana niba yigiriye umugisha we njye ntago bindeba mugomba kumenya icyo kintu ntago tuzajya twese twica ntago twese twahura na perezida umunsi umwe niba umwana yigiriye amahirwe njyewe oya ibyo wikirirwa byo ujya nibyo kuntanga pe bahise rwose batangira kuduterekamo njye na ba Keminike ngo buriya ngo twebwe ngo dufite ngo turi indiscipline ngibiki n'ibiki mani mureke mbabwire oya ntago perezida yabyuke ngo ahura n'abantu bose bakoresha Instagram n'abakoresha ariko se Twitter mbere yo kuvuga ngo ni indiscipline mwakongeye mukibuka neza abantu bamaze guhura na perezida mbabwire indiscipline zirimo nk'ebyiri nakubwira 10 nta byo kuvuga ngo umva nkubwire nakuvuga perezida ngo ni umuntu ngo ni umubyeyi perezida indiscipline ni umubyeyi kandi none se bara bose bahuye nabo nabonaga buri wese ari kwifatira selfie patikopi imbere rusine inyuma kibonke hari aba yatumiye abanyamakuru muri rusange akada naba content creators nako aba ntagara content creator uri kumva mani buri muntu agira umunsi w'ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bya danje nawe ejo abantu mwahura n'undi oya ibyo byo ntabwo bose iyo nta kuvuga mpamvu ngo yo kwirirwa ujya Keminike ngo na kugereranya Nobrena ngo n'umwana ni wigiriye indiscipline umugisha njye none indiscipline kongere buriya mu biki njye ikintu ntakunda hari ibintu abanyarwanda bihaye niba umuntu yigiriye amahirwe sinzi n'uwamuhamagaye sinshaka no kumenya niba mugenzi wanjye ngiye yagize amahirwe agahura na perezida ntago ndi burakare cyangwa mbabare biri ariko Nobre umva bunshimishe nkubwire hano ukuntu reka nkubwire hano ukuntu umuntu yanditse sibyo ngo ngo ikosa navuga ko Knowless wenda yakoze yabaye selfish wenda abitewe n'abandi bamuba hafi akora liste ye bwite y'abantu be ba hafi yiyibagiza twibuke ko bari kuba abahanzi mo especially ariko ikikwereka ko yabigize cyangwa babigize very much personal banazanyemo abakora business so ikosa ni irya Knowless utarahaye agaciro k'umuhanzi mugenzi we unamutuye hafi ari naho ubundi hari aho ngo baba batanze na liste wenda y'abantu ntarengwa bagomba kuba baje ibyo byo ni ibisanzwe ariko se Nobre nanjye reka nkubaze sibyo nk'umuturanyi wanjye sibyo umuhanzi kazi mugenzi wanjye utuye ku rugo ku rundi bwiza atuye hagati yabo bose sibyo nimba nka Knowless uko ngende kukubwira uko mbitekereza yarahavukiye ahubwo yego nyine atuye hagati yabo yarahavukiye uriya ni kavukire uriya ni n'umwana wo mu kavukire Bugesera yego abantu babyumve bwiza ni kavukire yo mu Bugesera ni kavukire kabisa noneho niba muri mu mafoto twabonye harimo abatari wenda abo muri famiye yiwe uri kumva harimo wenda reka mbyite ngo ni inshuti ziwe sibyo nk'umuntu wari ubonye iyo opportunity ntago ubu iki gikorwa bari bagiyemo ntago ari cyo guhura na perezida gusa sibyo ubyibuke hari harimo igikorwa cyo kubagabira sibyo cyo kubatamo perezida ndibuka ntaguciye mu ijambo perezida afata speech yaravuze ati k'abantu bakuru titwe tuba twarakoze kera yego pe ati tugira gutya ati tukareba no ku kantu dufite ati tukanabagabira nuko yavuze ni ukuri pe barabagabiye rwose nibyo nahereye twatangiye turimo turatera story ngaje abantu bari gutera story kuvuga ngo mwe ngo mamuzi ngo iriya ngo ni inka gusa ngo inka ya perezida ibihagaze miliyoni 15 ariko ibyo wenda ni brage z'abantu urabizi babatera story z'ukuntu ibintu babyumva bitewe n'icyabaye so hanyuma Nobre uri umuturanyi wanjye uri umuhanzi kazi mugenzi wanjye turaturanye urugo ku rundi sibyo habayeho iyo opportunity yo guhura na perezida si ibintu bibanwa na buri umwe wese wenda kubera ariko wavuze Nobre hariya Knowless yarahagaze arimo aravuga nawe bahaguhagaritse ngo ugende uvuge wavuga
navuga gusa se umuntu wese agira nakisabira urakoze cyane buri muntu wese agira umunsi we kandi uri gusaba arisabira ariko niba baguhaye amahirwe yo kuvuga ngo oke muzaza mu rwuri niba ari mu rwuri niba ari mu rwiri mu rwuri nibyo mu rwuri mu rwuri uri kumva kuza gutaramana na perezida wacu ananabagabire sibyo ese nk'umuhanzi ubimazemo imyaka n'imyaniko ukaba ubizi neza yuko uturanye n'umwana wahavukiye kavukire wowe ni iki kintu cyakubuza kuba wamufata nawe ngo umushyire kuri lisite ko washyizemo se lisite y'abo bandi bakora ibyo ngibyo ko washyizemo se lisite ya medisare kandi atara ko washyizemo se lisite yande nande kandi batabarizwa wenda no muri rebo yanyu batanabarizwa no mu baturanyi banyu sibyo bitwaye iki kuba nawe wamushyiramo nk'umuhanzikazi w'umwana ujeje bundi uri kumva kandi ikindi iyo yisabira uyu muntu arakoze kabisa iyo yisabira we ku giti cye kuriya we akabyisabira ku giti cye hari n'ubwo wenda iriya opportunity atari kuyibona iyo yisabira ku giti cyiwe ariko yasabiye muri rusange ariko buriya ntabwo nk'abaturage buretse nyine nk'abaturage nibyo ari gukubwira si wowe ubivuze yasabiye abaturage ntiyasabiye abahanzi ntabwo yasabiye yego pe icyo cyo nakivuze kuva kare katigeze asabira abahanzi ntiyigeze asabira abahanzi ntabwo yasabiye abahanzi ibyo babimenye ariko iyo aza kwisabira nawe wenda ku giti cye hari ubwo bitari gukunda ariko kuko yashyizemo ikinyabupfura agasaba muri rusange ese nobre wowe urabishyigikiye yuko niwe wari ufite ijambo rya nyuma ryo kuba yahamagara nk'uko yahamagaye abo bandi kuri telefone akababwira ati oke nagushyize kuri lisite y'abantu bazajya mu rwuri rwa perezida kujya kugabirwa sibyo kubera iki yasimbutse akajya guhamagara abarenze abatuye wenda tureka tuvuge ko atari n'inshuti yiwe da sibyo reka tuvuge ko atari inshuti yiwe da ariko n'umuhanzikazi baryanye kampeni bro iri vumbi barariryanye uri kumva iri zuba baritigitanyeho ni umwana baturanye urugo ku rundi wowe utinya imana mujye mureka guhishira no gushaka kujya ahantu hamwe ibi bintu wowe urabishyigikiye njyewe ngiye kubaha point of view yanjye ukuntu ibintu mbibona kandi ndanabaha fact nk'ebyiri zishobora gutuma Bwiza ashobora kuba ataragiye point ya mbere Knowless asaba reka mbabwire hari abantu benshi bamaze guhura na perezida harimo abanyamakuru harimo abahanzi benshi mu bantu bamaze guhura na perezida Bwiza arimo Bwiza yagiye mu rugwiro sinzi niba mubyibuka ariko ntibamugabiye urugwiro ze baramugabiye reka twe dufite ikibazo cy'uko babagabiye wa muntu nyine urumva abanyarwanda utagira ngo hari ikindi kituraje ahangaha ni ukubera kari akantu ko kubagabira ikintu cyitwa akantu akantu urumva reka mubwire buriya reka tujye naho guhura na perezida na patikope yafashe selfie na kibonke yafashe selfie abantu bose b'aba social influencer bafashe amaselfie yewe nanjye ariko ubonye na Brian ngo mfate uzi kuzetsa wari uhagaze ku murongo w'imbere ariko buryo ubanza yaragukoze mu ntoki ego wa mana we ndakubwiye ngo yaje kuri stage kuva twatangira campaign niyo stage yonyine yazamutseho y'Imusanze ubwo rero guhura na perezida twese twafashe izo selfie ariko akantu ko kugabira we rero mureke babiyane hari ikintu abanyarwanda bagomba kubanza bakamenya ikintu bita umugisha ubu kintu cyitwa umugisha mw'abantu mureke mbabwire ibaze kuba umwana avuka reka mbaho urugero ruto cyane buriya kugira ngo uvuke uri umwana wa perezida ni nk'umugisha ni Imana ibikwihereye umugisha cyangwa nko kuvuka uri umwana wa Bill Gates umva nk'icyo kintu uba utazavunika uba uzabaho neza ubuzima bwawe bwose nta nzara nta haso ibi ngibi Brian yirirwamo ku mastage ako Brian uziko nakubonye uri kwemusinga noneho nahise mvuga ni Brian noneho umuhogo uraza gucika reka ucikwa se hari umurare ibyo ngibyo reka Imana iba erega buri wese Imana iba yaramwereye ucike se mbeho gute exactly icyo kuvuga ni haso reba urabona ukuntu uba wihirinze Brian ndabizi tuba turi kumwe ahantu henshi ndahagera uri urakora pe urakora uba wihiri ariko ikintu none nshaka kubwira Brian ikintu cyitwa umugisha niki hari abantu imigisha irarutana Knowless rero reka mbabwira gato Brian Knowless
Knowless asigaye atandukanye na bano bahanzi b'abanyarwandakazi bandi nabo n'ababaga baratandukanye nabo. Knowless naje Gute? gusanga ni wa muntu uzi ikintu bita guprofita okaziyo. Ubundi bavuga ko umugisha uba umugisha iyo usanze cyangwa se amahirwe aba amahirwe iyo asanze witeguye kuyacakira. Ibaze ko Knowless ku munsi yahawe iriya speech ashobora no kuba ari bwo bwa mbere yagiye kuganira na perezida na 2017 numva yarakoze muri campaign yiwe, aribwo bwa mbere agiye kuvuga amenya kwisabira kuzasura perezida mu ruhongore. Biriya ni ibintu mva mubwire bashobora kuguha ijambo ukavuga ati ngiye perezida mfite ikibazo iwacu twagize ibibazo batwiba umurima ati wenda uzam, ariko we yisabiye gusura perezida kandi perezida wacu n'umwana mwiza. Reka tubanze twemere ko Knowless azi n'ubwenge, sinzi ukuntu yagisorejeho kiriya kintu umva Knowless azi ubwenge uriya mwana ni umunyamugisha. Tugarutse kuri Bwiza rero reka mbabwire ikintu mugomba kwemera cyo wabishaka utabishaka uriya ntabwo wari umugisha wa Bwiza kuba ataragiye hari ahantu iriya no okaziyo ibaho ishobora kubaho nka rimwe mu buzima. Iriya kuba ataragiye ni ikikwereka yuko biriya bintu nta nubwo nyine yari kugenda nyine ni kwa kundi bavuga bati ibyo ngibyo nawe wibivuga gutyo Noble nawe wizanamo ibintu ibyo nubwa none wivuga ngo nka bya bintu umuntu avuga ngo ubwo nyine ngo nuko byagombaga kugenda nese ibintu byose bikubaho hari ibikubaho utabiteganije hari ibikubaho wabiteganije ntabwo byose bitavuga n'ubundi turabizi ko ariko biba bigomba kugenda. Rero gusa ikintu kimwe cyo nzi ntashobora kubremingaho Knowless nuko nzi yuko nawe uhuye na perezida wakisabira wa muntu we tujya tuvugisha ukuri kandi nanjye mbere yo kujyanayo undi muntu uwo ari we wese nabanza ngaheraho n'abandi iruhande. Ntabwo najya kwibuka gutwara Noble nsize nka rero mbuze umuja nsize Jihad da Sharon uri kumva cyangwa nsize Tesha ntabwo bibaho uri kumva. Kandi ikindi nanone twibuke yuko baba bamuhaye umubare ntarengwa nawe bamuhaye ubushobozi yaterura umva none se ziriya nizo nshuti zonyine afite ariko ziriya ni inshuti za hafi yabo buriya kuva kera. Ego nyine nibyo ndimo ndavuga ni nawe iyo bamuha uburenganzira bwo kuzana benshi ngira ngo wenda nawe afite n'izindi nshuti ze nyinshi yari guterura akajyanayo ariko wenda buriya wenda habaho kumubwira ati ugomba kuzana uyu mubare ntarengwa. Aho nanone Knowless ntabwo tugomba kumubreminga ko nawe baguhaye opportunity ngo uvuge ubwire perezida umwisurire umva wakikunda nyine wabyiherereza wenda ibyuko Bwiza yari yarabonanye na perezida ibyo ntitwabigarukaho ariko abagiye kubona nawe ejo bundi bari bagiye kugabirwa ariko ntabwo topic inkuru yari ukugabirwa buriya yari ugusura perezida. urasekeje yego ye yarabivuze ariko urumva we perezida yasabye ni umuntu uhagarara ku ijambo rye yavuze ati twe twakoze mbere n'akantu tuba dugafite twabagabira. Wumva ikihe kinyarwanda ako kantu nyine yarakavuze ariko nyine iyo bijemo uyu uhise ujya kuri point ukavuga ngo topic icyari kibijyanye n'ukugabirwa ibyo ngibyo ni nko kuvuga ngo wajya gusura umuntu ngo ugiye kurya. none se wari uzi ko iyo ugiye gusura umuntu nturye ahubwo ni nk'uko wajya mu gikwe nturye ubwo bukugenda ubuvumira kure nta bukwe abantu batariye ariko cya mbere ni ugusura ariko usura ibiki abantu basuye ariko rwose ariko perezida ntabwo ubwe yuko uzi abantu bamaze kumusura baramusura pe n'ubu bazamusura urwo rwuri rwe bazarusura ariko ikiva muri urwo rwuri nicyo kibazo gikomeye cyane. Wijya rero kubisha ku ruhande ngo twibigira ngo gusura kugabirwa nicyo kibazo. content inkuru hano ni ugusura no kugabirwa. Ndakubwiza ukuri yuko gusa ngewe umva wajya gusura umuntu uvuga ngo ugiye kurya akareka ubwo se ngo nta muntu usura umworozi ntamugabire ntibibaho. akoze uko bya bintu birenze nta muntu ntibibaho ariko reka nkubwize ukuri ibi bintu abantu bareke gukomeza kubitindaho n'ejo batazakomeza babitindaho ngo babive imuzi. Godfather mbonye avuga ngo ejo ngo bazabiva imuzi nta bintu barinda kuva imuzi. Ngewe kuri kote ya Bwiza ndabyumva pe
we yagendeye ku nkuru banditse yuko abahanzi ba Karumuna batuye Karumuna bagiye gusura urwuri rwa perezida, akavuga ati nanjye se ntago nibonamo, kandi kuko n'undi muntu wese yabitekereza akavuga ati se niba umuhanzikazi Bwiza nawe aba muri Karumuna kuki atibonyemo, icyo ni ikibazo. Ariko ku rundi ruhande sibyo, ku rundi ruhande nka Knowless, nanjye ndi Knowless, nkabona amahirwe yo kubwira perezida ati tuzagusure akabinyemerera, uri kumva, nanjye ntago najya gutekereza kuri runaka wiriya ku na yindi kampani runaka. ya management. None reka tube seriye buriya, Yego reka tube seriye muri ibi bintu. yego yego ubundi pe, wowe aho ndabyumva, aho ndabyumva reka tube kabisa. seriye tubane Ntago wajya gutekereza, ntago nzajya gutekereza ibintu by'impuhwe. runaka, ntago nzajya gutekereza runaka nsize abantu bari muri rebo yanjye bro, aho ndabyumva. inshuti zawe sinarebo kuko ntago Tom Close abamo. Ariko Tom Close ngewe rwose nanjye perezida nanumira, nanjye Tom Close namwijyanira. Kubera se Hari abahanzi igenda mbona ari abantu beza, rega ni n'abantu bandi bahanzi bagira ishaza, bagira amashyari, bagira n'imitima mibi, ariko ngenda mbona nka Tom Close ikintu cya mbere reka mbwira abantu ikintu, bari abantu bo muri Kina Music cyo mbaziho, kuko ndeka tunabivuge gutyo, abantu muvana amarangamutima muri ibi bintu my friend. Yego buri muntu wese agira amarangamutima ye, ariko ntago Bwiza aba muri management label yitwa Kikasi, ubwayo ni company, sibyo? Ntago rero bagutumira ngo ujye gutekereza ku yindi company, sibyo, usize abavandimwe n'inshuti zawe. Niba bakwatsa abantu 10, buriya urahera ku bantu mugendana. cyane rwose, Mwumva icyo cyane. kintu. Ariko None se wajya gutekereza ubwo najya, reka mubwire buriya, agiye gutekereza gutyo araza kujyana Bwiza, ajyane manager we. Urabizi Bwiza ntago agenda wenyine. Muri kumva icyo kintu? Ni company n'indi company, kandi noneho ni umuryango wa Knowless yasabiye nk'umuturage utuye hariya. ariko nawe utangira kuvanga ibintu mu kanya, uravuze ngo yasabiye Bugesera, none bigeze ku muryango. Ariko yajyanye nyine umuryango we n'inshuti ze. Umuryango we Papa Clement. Yajyanye rega Knowless, rega mureke mbabwire, biriya bintu ni Knowless wabyisabiye. Kereka iyo aba ari nk'ikiraka cyabonetse muri ministeri, bakavuga bati mbo iki kiraka abahanzi bagomba kugikora mu badushakire, tukabonazanye bariya. Biriya ni ibintu Knowless yisabiye, twese tubireba. Kuba rero yajyana inshuti ze, nge mu by'ukuri sinzi ibintu biri kuzamo bindi, ni amarangamutima cyane kurusha gutekereza nko kuri Knowless biri person. Sinzi iri ukuntu byumva buriya. Wowe tutabeshye ubu wagenda ugatekereza undi mu DJ cyangwa wajyana inshuti zawe. Ariko nk'ubu ngubu Knowless yanyishiturira. Oya mureke buriya tuvugisha ukuri. Ubu usabye nk'umu DJ utuye i Nyanza, bakakubwira ngo muzagenda, bakakwaka list, wajya gutekereza DJ Bisoso? Ntago bishoboka. Ibyo bintu ntibyagorana. Byagorana Noneho kabisa. akandi kantu, hari igihe usanga abantu batanaziranye. Ako nako mureke mbabwira batari n'inshuti. None se ubwo ukaba uvuze yuko Bwiza na Knowless bataziranye shumi yanjye? Bashobora kuba abaziranye buriya, urabizi benshi baba baziranye ariko batari Ariko inshuti. nibyo da, bashobora no kuba baziranye cyangwa banaturanye naho ngaho, ariko wenda batanavugana. Tujye tureka ibintu by'amarangamutima. Batanasurana. Rero ntago ushobora buriya kugendana n'umuntu mutaziranye, buriya biranavuna. Vibe ziba zimeze, urebe hari igihe umuntu aba yikeneye vibe ziri positive. Rero kujyana n'umuntu mutaziranye mutari nuza nabyo bya. Nabonye Knowless yironda, ntago njya mubonana n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ntago ari ukwironda buriya, abahanzi benshi bari muri industry ni Oya bashyashya. mumbabarenge nabandi kubivuga mu Kinyarwanda. Ntagakunda Knowless umva nkubusobanurire buriya, nge Knowless reba kabwe, Knowless yabaye umumama, icyo ni ikintu ugomba kumenya. Knowless rero ni umuhanzi mukuru, si ukwironda, kuko hari n'imyaka yamaze atagikora umuziki, sibyo? Nta nubwo
rero ari ukwironda. Kwironda uzi ikintu ushatse kuvuga? Kwironda ni umuntu ugenda nyine akajya ku ruhande atashaka kuvugana n'abandi bantu. Ariko Knowless njyewe nagiye no kumusuhuza ejobundi muri campaign, nari mubonye nk'umuntu w'umufana, ndagenda ndamwisuhuriza, simvugana nawe cyane ngo mvuge ngo ki, ariko ikintu nzi nuko afite management iri seriye. Rero ntago ari ukwironda, ahubwo ni umuhanzi mukuru uzi level yiwe. Namwe ariko mwibaze kugira ngo perezida ajya ahantu baguha ijambo muri ako karere, ugira ngo se nuko uri baba bakwizeye yuko uri smart. Mwese perezida yaje mu turere mutuyemo, mwese se babahaye ijambo? kugira ngo se baguhe ijambo bisaba iki? Ese buriya ko ntuye Kicukiro wabonye hari ijambo bampaye? Wararisabye se? Ahubwo se nzi aho barisabira. Ariko oya, none se muri bano bose bari hano ninde wakiriye ubundi muri buri karere muri aho nagiye bahamagaraga umuntu waho akaba ari uza umwe akavuga ati njyewe nk'umuturage wa hano. Harya buriya wowe utuye hehe? Reka ngenda nturagura ahantu hatandukanye, ubu mnibereye mu Gasarenda. Ntabwo turanakodesha, nta nubwo tuba dutuye twebwe, sinzi, nta nubwo dutuye ngo dufite turakodesha i Kigali. Rero muri mwese nta numwe nabonye bahaye ijambo, mwese muze hano none se ntago buri muntu wese bamuha ijambo, bafata nk'umuntu umwe cyangwa babiri. TV show Emi, ni wowe witwa ngo TV show 250 mbe nk'ubrotse? Se nk'uyu nguyu utangiye gucurika intoki, nta n'umuntu uba unamuzi. Oya njye mpita mbakuraho ndabirukana. Ariko ibyo ndi kuvuga si byose, none se buriya buri muntu bagiye baha ijambo. Umva mbabwire ikintu kimwe rero cyo bwo mugomba kumenya. Manager urakoze kuza pe, ndababaye kuba no brain ari kutubwira udahari, sibyo? Knowless ariko nukuri ibi byo birumvikana. Mana ngiye reka mbabwize ukuri, ngiye w'iyikintu numva ntacyumva, mvuga ukuntu ibintu mbyumva nkabishyira ku ruhande. Mu by'ukuri nanjye reka mbabwize ukuri, ari njyewe bahaye opportunity yo guhagarara imbere ya perezida ngasaba ngo tuzaza kubasura, hanyuma rero hakagera igihe bakamereza liste y'abantu bagomba kuzaza gusura ntarengwa. Mu by'ukuri ntago najya gutekereza kuri no brain nsize Jihadi dukorana w'inshuti yanjye ikigeretseho, sibyo? Nanjye nareba muri ba bantu banjye noneho harimo kugabirwa, nareba muri za nshuti zanjye za hafi akaba arizo bajya kugabira. Icyo kintu cyo rwose ndacyumva pe, imbere y'Imana ndacyumva ariko none se wajyana nde buriya tutabeke? Wasaba perezida kuzamusura ukazajyana aba DJ bose ngo kugira ngo nabo ngo bagire ayo mahirwe? Oya ntago bishoboka pe. Bwiza ndamukunda na Claude turirirwana, ariko wibuke yuko muri ino industry haba harimo n'agashyari ko kumva yuko wenda ntago mbivugiye kuri Bwiza na Knowless, ariko mu bisanzwe aba harimo n'agashyari ko kuvuga ati wenda ngewe niba mbonye ibirunaka ntabibone. Ariko nanone ukongera ukibaza Knowless se ko ari umubosi, n'ubundi Knowless hageze uburano kugira ngo Bwiza hagere byamufata nk'indi myaka nk'ingahe mikeya cyane, kuko nawe arakora, sibyo? Ariko rwose nanjye ntago perezida bama uburenganzira akamwe ati buriya ubu none abambwiye ngo DJ fata abantu 10 nimwe muzaza kuza mu rwiri, niba ari mu rwuri nako ngiye banza n'inka naniyo banama wa muntu we, mbaye ntanamenya n'ahantu bazitangira n'ibyo bintu byabo by'imukumbi, sinzi ukuntu babyita. Kabona reka umuntu ajye nanjye reka umumba mfite ishaza. Ubu bazahamagara Jihadi ngo natwara abantu ajye kuvuga ngo agiye guhamagara ngo runaka ansiga nyibagirwe, azahamagara Sabe yo ku Isimbi TV? Ntabwo bishoboka ibyo bintu pe. Sabe hari n'igihe wabona batari inshuti batanavugana cyane. Kandi ikindi Knowless wibuke yuko nawe afite umutware, ntago agomba kwifatira imyanzuro, byanga byakunda nawe afite oya ibya management se nibyo turiho ajya kuvuga yavugiye management ko yavuze ku giti cye. Oya have ibyo ngibyo no bre, ntago byo twarabivuze ati nge n'umugabo wanjye tuza gutura hano. Nize kuba ari umugabo we bikure muri management, rega kuba ari umugabo akaba ari na manager we, byose bivuze iki? None se buriya umuhanzi niwe ufata icyemezo cy'ibintu byose?
turashize rero yasabye nk'umuryango ntabwo yigeze asabira rebo ibyo birumvikana ariko ibyo ibyo byose erega kandi nobre ibyo uri kuvuga byo birumvikana pe ijana ku rindi ntago nanjye nibyo nari ngubwa ni nkanjye DJ none abamamaga kambwa ati Brian fata abantu 5 nimwe none se muzaza mu buriya rwa reka nkwibariza akabazo aha buriya reka nkwibariza akabazo ana nyagasani umunsi umva mubwire buriya umunsi wa mbere nza kugushaka bampaye nimero za manager wawe nza kugushaka njye gateka bagwaye nimero ya manager wanjye ngira manager icyo gihe wari umufite njye Brian kuva naza mwino mihanda nta manager ngira naramubuze uzi ko usekeje nagiye kumureba niwe wamuje nawe nta muntu n'umwe ngira manager kuva naza muri bino bintu nta manager ngira pe ndakubwiza ukuri Buriya wiriwe protocol wiriwe umeze neza ese wabonye ukuntu Keminike aba arimo arafata imyanzuro namubonye buriya impamvu nari nzamutse nuko nanjye nari numvise ndi mu bantu bikomwe oya nta muntu wagukomye shuba hano buri we reka nkubwire Keminike kuri no mihanda Brian yagerageje kwiyoroshya yiyoroheje si uyu nguyu afite internet ngaho Keminike ufite internet mbariko uyu muntu nta internet afite nk'ubu Keminike abaguze amayinite ya Turuwasa yibaza ko bigende murimo muranyumva turakumva n'umuntu hari ukuntu umuntu ahita guhamagara kandi yaguhamagaye network zirabura okay so Brian njyewe rero impamvu navuze biriya nuko wenda nimugoroba undi ibintu bijya gutangira byatangiye mu buryo bubi pe hahandi usanga umuntu ahita aho kugira ngo uze urebe aho ishu iri umuntu agatangira atukana kabishyiramo amarangamutima agatangira atukana akavuga ngo umuntu uyu n'uyu nta kindi agamije usibye gusubiza abantu hasi nyuma nyine ugasanga umuntu atangiye gutuka mu by'ukuri ataramenya ni ikihe kintu kibyihishe inyuma ariko nkanjye wenda na Noble narabizi dukunda kujya ahantu PK yanaje kabone nubwo yaba atari impamvu zacu man ibi bintu bisaba process ntago PK ari umuntu bahamagara cyangwa ahamagare Keminike cyangwa ahamagare nuza bavuge ngo ugiye gushaka urutonde rw'abantu runaka ubatuzanire ni ibintu bakubwira ngo zana urutonde urwo rutonde bakarureba bakabaza ariko se ubundi uyu muntu koko akwiriye guhura na PK sibyo wenda nubwo ntazi ko wenda ejo bundi ariko byagenze Keminike kuri no curo ntago ari yego aho ngaho wenda niba atari ko byagenze ndetse umuntu wari ufite choice birashoboka ariko ndagira ngo hano twibukiranye ko buriya two kwita no ku myaka uriya Knowless ni umuntu maze imyaka hafi yatangiye nko kurimba reka mbere wenda aho muzi muri 2010 kuzamura sibyo urumva ni umuntu ufite experience mu muziki ni umuntu umaze igihe kinini ni umuntu wari ufite n'inyota yo kuba ashobora kuzahura na PK ariko nyine uyu munsi akaba ari bwo byaciyemo ushobora kwibaza niba bikunze nyuma y'imyaka 14 cyangwa 15 akaba ari bwo ahuye na PK kubera iki niba Bwiza amaze imyaka 2 aririmba nawe adashobora kuzajyana noneho amahirwe ahubwo yo kumusura mu rugo iwe nibyo Noble ntaho zagira buriya umugisha w'umuntu ndetse umugisha w'umuntu uragendanwa ndetse umuntu afite umugisha we ikindi amahirwe umuntu agira mu buzima ndetse no guhura n'umuntu runaka ntago ugomba kudisikita uvuge ngo kuki nge ntahuye n'uriye icyo gihe uramutse unabikoze byerekana n'ubujiji niba aba influencers cyangwa aba content creator baragiye bagahura na PK nge nkaba ntarigeze mbonekamo iyo Keminike nza nkandika nkavuga ngo kuki abandi bagiye guhura na PK nge nkaba ntahuye nawe nkajya guclaiminga ese icyo gihe ninde muntu bita ikigo cyangwa ninde muntu bita ikimara no complaining no kuvuga ngo guhura n'umuntu runaka bari n'ishyari guhura n'umuntu runaka ni amahirwe umuntu agira mu buzima udashobora kwirirwa udisikita cyangwa ngo ujye gukubwira Noble uceceke ibyo bintu by'ishyari ubu subungiye ntabwo mba n'igica ariko reka mbabwize ukuri umunsi nahuye na PK muzamba bareba buri we ye baba we nahuye na PK namusaba umwenda yari yambaye akawuma nkawutwara ariko
kubera ko buri muntu wese aba afite amahirwe yo guhura nawe ariko ntayabone, kandi aramutse anayabonye ayo mahirwe yazayabyaza umusaruro. Ariko mu kintu cya mbere ahangaha tugomba kwiga ni uko guhura n'umuntu cyangwa kugira amahirwe mu buzima ntabwo ugomba kubikreminga, ahubwo wowe urareka ukavuga ngo ibyiza biri imbere, ahubwo wenda ukishimira amahirwe abandi bantu babonye ndetse ukanabafelicita. none se Kemini umva ikibazo ahantu cyavuye no kuba kandi barahuye ari amahirwe ye, ibyo ni byiza pe. buri muntu agira amahirwe, kandi wibuke ko na Bwiza nawe barahuye, buriya wenda n'undi wavuze ati ubwo Bwiza ahuye nawe nanjye wenda nzahura nawe. Ikibazo cyabaye kwandika ngo kuvuga ngo perezida yahuye n'abahanzi batuye muri Karumuna. Ibyo bintu ariko ngira ngo byanditswe na Presidence, sibyo? Yego, byanditswe na Presidence, kandi Presidence niyo hantu tuba dukura amakuru ari official y'ibyabaye. Iyo banditse ngo abahanzi batuye Karumuna, mbabara basi icyo ngicyo gitindeho kwandika ngo yahuye n'abahanzi batuye Karumuna, kandi bari abahanzi bari abagiyeyo hafi ya bose ntabwo batuye Karumuna. Ahubwo icyo aho niho twagakwiye kwita byagenze bite. Na Fireman niho ngasigaye atuye. Mureke twige kuko hari n'abandi nabonye hari n'abandi bashaka kuba batuyeyo, ariko ahubwo byagenze bite kugira ngo nyine umuntu aba atuye aho hantu ntiyisangemo kandi nawe yarari muri abo bantu bari bakenewe. Yego, icyo nicyo nshaka, aho kugira ngo tujyeyo ngo Knowless afite ishyari uyu nguyu, ngo Knowless ngo buriya ngo niwe muntu ngo wa mbere ngo oya, ariko oya iby'ishyari byo umva Kemini, oya iby'ishyari by'abantu babireke. Nta shyari n'uwabyanditse yuko ari ishyari, nta shyari Knowless afitiye Bwiza kuko ntibangana, yaba ari mu myaka yaba ari muri iyo mafaranga n'iki ntago bangana. Ntago nibaza yuko Knowless yajya kugirira ishyari umuntu batananganye, nta nubwo bari muri competition, nubwo banahuje generation Bria. Yego, nubwo banahuje generation, iby'ishyari byo hoya nta birimo pe hoya rwose kuvaho. iby'ishyari byo bivanemo. Reka twige Bria, ndabizi muratohoza we na ba Jihad turabemera, ahubwo ni mwige, reka dushake ni yihe mpamvu byagenze bite, liste yatoranyijwe gute. Maybe wenda ushaka no ko yaratanze urutonde, cyangwa ugasanga bagiye bahamagara buri muntu bakamubwira ngo uyu munsi muraza guhurana n'uyu nguyu, sibyo? Birashoboka, kubera ko ntago tuzi ibyabereye muri office cyangwa muri office ya perezida cyangwa uko bigenda. Niyo mpamvu biriya bintu ni ibintu tugomba kwitondera, ntago ubuzi protocole yabyo uko igenda. Ahubwo wenda kuko tunagiye no kubijyamo mu mutekano wa perezida cyangwa uko ibintu bigenda, waba ugiye no gukora amakosa. Umva nkubwire Kemini, natangiye mbibabwira ngo perezida ntihagire umuntu ufata perezida ngo amugire we wenyine. Ndi kubona hano abantu bamaze iminsi barifashe bagafata pike bakamugira, bagashaka kumugira uwabo wenyine, bakagira ngo ntabwo ari uw'abanyarwanda. Attention, uyu musaza nakagira abantu bamwe bamufata bagundire ngo bigire nkaho wagira ngo ni uwabo, nibo bonyine yagenewe, nibo bonyine yarebewe. Twubahane, pike ni uwacu twese. Fasha kuko njyewe umunsi mwambonye bantumiye cyangwa se nagezeyo cyangwa nahuye n'umwe muri bo umva Bria, umva ubwire Bria, nawe uzanyira Bria. Ahubwo nashaka kwibariza Jihad ikintu. Jihad uri kunyumva? Tutabeshye, wowe uramutse usabye kujya guhura na perezida, wajyana abandi ba content creators bo kuri YouTube? Gabanyiriza, turi mu Karumuna, bamusabye nk'abantu 10. turi mu Karumuna. Turi kukubaza kugira ngo, kuko ntago ari ikibazo cyo kujyana no mu Karumuna, kuko ntago Knowless turi ku kibazo cyo mu Karumuna. None icyaba content creator se sinabonye ariko Jihad ntago ndi kumwumva, reka mbe nanjye ntago ndimo ndamwumva kabisa. Ntago ndi kumwumva. Nge ndi kumwumva. Nge ntago ndi kumwumva. Ntago nanjye ndi kumwumva. Reka tumugarure. Mugarure. Gusa Bria, ngiye icyo nangiye kubabwira, sibyo? Man, umugisha w'umuntu uravukana, kandi guhura n'umuntu ntitukajye tubidiskitaho. Niba Bria, niba ngize amahirwe tugahura, ariko Kemini hari ikintu ndi kukubaza ukagica ku ruhande ukanakirengagiza.
kuba umugisha w'umuntu pe ndabyemera nk'uko nanjye umugisha wa Brian si kimwe n'uwa Keminike nta n'umunsi umwe tuzahuza umugisha ko buri muntu wese afite iby'Imana yamugabiye n'iby'Imana yamugeneye kandi ibyo bintu mu gihe cyose tukiri mu isi y'abazima iby'Imana yatugeneye tuzabibonesha amaso yacu ariko mfite ikibazo haranditswe ngo abahanzi batuye mbabarira icyo kintu cyumve abahanzi batuye mu Karumuna bahuye na perezida ndetse aranabagabira. Okay Brian njyewe nanjye gutekereza reka nkubwire ukuntu byagenze noneho sibyo reka nkubwire ukuntu byagenze noneho ahubwo wenda ikosa ryaba ryarabaye uwanditse sibyo ariko nanone ntabwo nibaza yuko iryo kosa rya sinzi impamvu muri kubica ku ruhande. Reka nkubwire ukuntu byagenze noneho njyewe reka duse nk'abavuga uko byagenze ngiye nkurikije uko nabibonye. Yego Knowless nyuma yo kwaka ubusabe perezida atanga amabwiriza akavuga ati noneho bantu bashaka ko duhura ndashaka ko duhura bagaha Knowless bakamubwira ati noneho perezida arashaka guhura namwe uri kubyumva. Yego pe Knowless agakora liste akavuga ati noneho njyewe nzazana n'aba ngaba sibyo niba atarigeze atekereza Bwiza sibyo ashobora kuba atarigeze wenda ahita muza mu mutwe ariko nta hantu ahubwo mu kujya gutanga uko ibintu byagenze uko igikorwa cyabaye niho usanga banditse ngo perezida kuko yahuye n'abaturanyi sibyo ariko ntago yigeze avuga ngo ngiye guhura n'abantu bo mu Karumuna ahubwo umuntu wanditse yaravuze ngo perezida yahuye n'abantu bo mu Karumuna baturanye. Nibyo nakubwiraga ngo wenda ngo ryabikosa ry'uwanditse habaye ikosa ryo guhita baspecializa ahantu bahuriye cyangwa akagari cyangwa umurenge bari barimo niryo kosa ryabayemo ariko ntago ubundi byari byitezwe nge ntago numva ko byari byitezwe ko agiye guhura n'abantu bose ari itegeko guhura n'abantu bari mu Karumuna sibyo kubera yuko nanone yasabye ku giti cyewe n'umuryango niyo mpamvu rero wa mugani nko babivuze baramutse bagwaye amahirwe ntago wafata Kemunike usize Jihad ntago wafata Kemunike usize bagenzi bawe mwirirwa nabo aba DJ bandi uje gufata Kemunike sibyo buri muntu wese akurura yishyira Bwiza nawe nagera amahirwe bakamugeraho nawe azakurura azatwara abo yifuza nawe agende yishyiriye ntago Bwiza yareka kujyana Claude cyangwa abantu bo muri Kikasi gagiye gutwara abo muri Kina Music aho hantu mureke two kubigiramo ibintu by'ibibazo ngo hajemo amashyari buri muntu wese azagira iby'ishyari byo twabivanyemo pe nta shyari riri ahangaha nitugira n'amahirwe noneho kereka ahubwo wowe nituvuga ngo ikosa ryakozwe n'uwanditse kuko yanditse yuko perezida yahuye n'abahanzi bo mu Karumuna kandi muri abo bahanzi batuye mu Karumuna na Bwiza barizwamo ntawe twabonyemo naho ubundi kuba Knowless we bamuhereza invitation agatwara abantu bari around ye cyangwa se inshuti ze iryo byo rwose nta kosa afite kuko nanjye ari njye batunguye bakabimbwira najyana inshuti zanjye kandi wibuke yuko perezida yagombaga kuzuza ubusabe yasabwe ntago perezida yagombaga gutegeka abagomba kujyayo ibyo ntabwo binamureba maskini ntabwo binamureba rwose bamuhaye liste kuko nubwo ndahamya neza yuko perezida uvanyeho na perezida atanazi yuko Bwiza ari hatuye muri iyo delegation yiwe ntago bazi yuko abo bantu batuye mu Karumuna cyangwa batatuye nta n'umuntu wo bireba so rero urumva icyo ngicyo no gusanga perezida yaramenye ko ba Knowless batuye hari uriya munsi yamubonye. Urakoze cyane ibyo byo ndabyumva oya kandi ahubwo ariko biba bimeze ko arega ntago njyewe Bwiza iyo agenda nawe bakamugabira byari kuba byiza ariko turi kwibaza Knowless yarasabye ajyana inshuti ze nta kosa nta kosa ririmo ntago wajya abe na rito kuba utari mu nshuti z'umuntu ibyo ntago wawe mu blaminga mwese mufite inshuti kubera ukuntu nanjye niyizi umva ngereka nkubwiza ukuri ikintu mbanje gutekereza ko icyo kintu nanjye nagikora niba nanjye bamamagara nkajyana inshuti zanjye nkajyana n'abantu bo mu muryango wanjye nta kosa na rimwe ririmo ahubwo icyo twagenderagaho tuvuga nuko handitswe ngo perezida yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna ahubwo yego icyo ngicyo nicyo kibazo nanjye numva mu myandikire yabaye mu cyo kuvuga ngo perezida bisa nkaho hari ibintu byateguye yuko agomba guhura n'abantu bo mu Karumuna none abantu bo mu Karumuna yahuye n'igice kimwe hari abandi batahuye kuko hari n'abandi bahatuye b'abahanzi nabo bashaka gukeremenga natwe niho dutuye kandi wumva na Fayaja ari hatuye dukeneye guhura nawe ariko ntibyabaye so rero aho ngaho niho harimo ikibazo nkuko wenda ibyo ngibyo mwavugaga bazana no brainer
dufate no ku bintu by'amagigi cyangwa iyo habonetse gigi, iyo umuntu amamagaye akambwira ati ndashaka yuko dukora ikiraka iki n'iki, sibyo, kuri Twitter, umuntu wa mbere ntekereza no Brenda kuko turahorana nawe nawe yayibonye arantekereza, ntabwo najya kureba umuntu wo hirya kandi wenda mu by'ukuri nta n'imishyikirano myinshi tujya tugirana cyangwa ntashaka no kumukomandinga ngo ibi bintu urabikora gutya, sibyo. Bivuze ngo ibintu byose iyo bigiye kuba umuntu areba umuntu umwegereye cyangwa umuntu bafitanye umubano wa hafi. So ntabwo rero Knowless agomba kuba blamed yo kuba atarajyanye umuntu runaka, kuko n'ubundi niyo hagiye kuba umuhuro w'abantu runaka, ubuse nimubwo hari ubwo twagiye kubyina intsinzi mu ntare, none se njye gukureminga kuko batamamagaye, nta bindi bintu se bajya bamamagaramo nkajyamo, ko mbijyamo se kandi aribo bamamagaye, none se kuki mu bindi baba batamamagaye? Ibyo bintu njye kubikreminga nuko nyine ubwo ntago icyo gihe nagombaga kujyayo, kuko nyine bafite umubare runaka w'abagenwa. Icyo kintu mureke tucyumvikaneho, nikimara kumvikana hasige turebe ahubwo nukubera iki, wenda ahubwo dushaka kwiga tukava dushaka no kuvuga tuti bigenda gute kugira ngo umuhanzi asige mugenzi we kandi baturanye. Ibyo nibyo byiza twagakwiye kuba turi kwigaho byibuze, kandi natwe turi kuvuga bigenda gute kugira ngo umuntu asige mugenzi we. Ndumva byafasha.